mwongeye kwirirwa inshuti z'inyabwenge nyarwanda. Uyu munsi ngiye kubagezaho umugani witwa bwenge buke. Nk'ibisanzwe ni Mozi Prince ubagezaho. Tega amatwi. Kera habayeho umugabo ahagurukana n'umwana we barongoye indogobe yabo bajya kuyigurisha. Mu nzira bagenda baca ku bakobwa bavomaga, babaho urw'amenyo bati, mbega bano bagabo indogobe ibari imbere y'idegembya, banze kuyijyaho ngo ibaheke. Nyamugabo abyumvise agira umuhungu arayimwuriza iramuheka. Bisunitse baca ku bakambwe bicaye ku nzira. Umukambwe umwe aravuga ati, dore iryavuzwe riratashye, nta musore ucyubaha umukambwe, reka nawe umusore yihekewe n'indogobe. Naho ingirwa se arahata inzira ibirenge. Nyamugabo yaritaye mu gutwi, umwana yimuhubuzaho ayicaraho barabushogoshera. Nyuma bongeye guhura n'abandi bantu baramubwira bati, hyuu, cyo mubyeyi gito, usiga umwana wawe kandi uruzi ananiwe asigaye agenza inyuma y'ibirenge, atabasha gutera intambwe n'indogobe yawe. Nyamugabo yumvisha atyo yuriza umuhungu we amwicaza inyuma ye ku ndogobe. Bagiye gusingira umusozi baganagaho bahura n'umuntu arababaza ati, ese iyo ndogobe ni iyanyu? Bati, ni iyacu. Nawe ati, njye nagiraga ni inyibano, irapfuye rero ntigishoboye guheka mwembi, hasigaye aho kuyiheka rimwe. Nyamugabo ati, reka tugerageze. Bayiboha amaboko n'amaguru, bahita ku maboko baraheka. Ngo bagere ku mugezi, abo bahasanze inkwenene bayivaho barakokereza babaseka. Indogobe uko yakumvise urusaku ishya ubwoba, irashya imigeri ihubuka mu maboko no mu mugezi ngo dumburi, imiranyeri irahwera. Nyamugabo n'umuhungu we basubira imuhira bimyiza imoso. Bagenda babwirana bati, twishinze ibyo abantu batubwiraga, none dore itungo rirabiziza, twabaye ba bwenge buke. Sinjye wahera, hahera bwenge buke n'umuhungu we. Dukomeje n'undi mugani, Gikeri na Ntashya. Umunsi umwe Gikeri yasohotse mu mwobo yicara imbere yaho yota akazuba ari nako atumagura agatabi. Ntashya nawe akomereza imihamirizo ye mu kirere, ariko bombi bakajya barebana. Kera kabaye Ntashya aramanuka asanga Gikeri, bararamukanya baraganira. Bigeze aho Ntashya ati, ariko ibikeri mumaze iki? Mugize umwanda, mugize kutiterera aho muri, ari ibiba mu byobo ari ibiba mu mazi, mwese muri kimwe. Ahuze ukuntu mupfa umusubirizo. Rero ko babica wagira ngo ni ukuborora. Ngaho intumbi mu mayira, ngaho intumbi mu mihanda, ese iyo mudapfa mutyo ubundi mwawe kuzakwira he ku isi? Rero ngo iyo mugaramye mu mihanda muba mushaka abacamanza bahe bo kajya, urubanza muba mwarwiciriye kuko mwirangaraho. Harya ngo icyo mugenderaho ngo nawe bajugunya ngo mugwe mureba igicuri. Naho twebwe Ntashya turi intore, imihamirizo yacu inogeye amaso kandi urupfu rwacu ni urw'ikirago. Gikera ati, Ntashya uyu si umwanda, umubiri wacu koko wuzuye imvuvu kuko kamere yacu ariko ibishaka, naho iby'urupfu rwacu si ukwirangaraho, impanuka naho zitaba, kutiterura kwacu ngira ngo ntawatusiga. Ntashya araseka cyane ati, ntawabasiga? Ubwo se urashaka kuvuga iki? Gikera ati, tuzasiganwe ari mwigenda ari no mwiguruka, nzakwereka igihandure. Ntashya aremera. Gikera ati, ngusabye icyumweru cyo kwitegura, umunsi wagira tukavuduka, kandi ugomba kumenya ko twebwe ibikeri iyo dusiganwa tugendera mu bishanga. Icyumweru gishira Gikera abwira bene wabo ko yateze na Ntashya mu byerekeranye no gusiganwa. Gikera ati, nabwiye Ntashya ko twebwe ibikeri iyo dusiganwa tugendera mu bishanga. Bikeri rero murabe maso, kandi si ngombwa kuvaho muri, dore uko bizagenda. Gikeri mwese muzatumanaho, maze Ntashya nahamagara ngo Gikeri, muti ndi hano. Ibikeri byose byo mu bishanga bitumanaho, inama iruzura. Umunsi ntarengwa uragera. Gikeri ahagarara ku nkengero y'igishanga, Ntashya araza amwicara iruhande. Gikeri ati, Ntashya tugiye gusiganwa, ariko mwibutse ko ibikeri tugendera mu bishanga. Aho uzajya ugera ujye uhamagara uti, Gikeri ugeze he? Nzasubiza ni ndi hano. Ntashya ati, tugende winera igihe, niba kandi wanga gukorwa n'isoni ubivuge noye kwiruhiza ubusa. Gikeri ati, tugende. Ntashya ati, ntiwanindi. Gikeri yibira mu gishanga, Ntashya araguruka. Gikeri abonye Ntashya yandurutse aragaruka yicara imbere y'umwobo we, yinywera agatabi ati, Ntashya agenda ndaguhaye. Ntashya arazimiza si ukuguruka. Ageze imbere arahamagara ati, Gikeri ugeze he? Gikeri ati, ndi hano. Ntashya apfumyamo, hashize umwanya arongera ahamagara, yumva Gikeri yitabira kure. Ntashya ati, binshikiyeho, ngiye gusigana Gikeri. Arongera ahamagara, Gikeri yitabira nyuma y'imisozi 5. Ntashya ati, nguye agacuho, ahasigaye dusubireyo maze ndebe ubwo butwari bwawe. Gikeri ati, nakubwira iki?
Ntashya arakimirana asanga Gikeri yicaye umudendezo n'ibitwenge byinshi. Gikeri ati ubu se aho Ntashya niwiboneye ubwirasi bwawe buzakugeza kuki? Mu Kinyarwanda baca umugani ngo uguhiga ubutwari muratabarana. Muri aka kanya kandi tugiye kubagezaho umugani w'intare n'imbeba. Kera intare yari yihoreye yiryamiye mu ndiri yayo. Imbeba ziraza zigumya kuyikina iruhande. Imwe muri zo yurira ibuye ryari hejuru y'intare, irahanuka hejuru yitura hasi ikangura intare. Intare ikangutse ifata akaguru k'imbeba. Imbeba yumvishe ko intare yifashe irayibwira iti ndagusaba imbabazi, singukanguye mbishaka ni ibyago nigiriye. Mbese ubundi agatumbi kanjye kakumarira iki? Ndekura nzagushimira iyo neza ungiriye. Intare irayirekura iragenda. Isigara iseka iti ndifuza kubona aho imbeba ishimira intare. Hashize iminsi mike imbeba ijya mu ishyamba gushaka ibyirya. Yumva umutontomo w'intare. Ya mbeba iribwira iti ngiye kureba icyo kintu ahari kiri mu makuba. Imbeba ijya kureba aho icyo kintu kiri gutakira. Ihageze isanga niya ntare yayigiriye neza, yari yaguye mu mutego. Imbeba ngiye kubita amaso irayibwira iti hinga nze mugenzi wanjye ngerageze kuwukiza. Imbeba icagagura imigozi yari yafashe intare mu maboko no mu ijosi. Nuko intare nayo ibona ubuca imigozi yari yayifashe mu maguru, ibona intege noneho zo gushwanyaguza wa mutego. Ku neza y'imbeba kandi ari nayo ntoya, gira so yiturwa indi. Inuma y'i Burundi yatumye kuyirwanda iti huguha